Nese dukize gute? Ese kwambaye ubusa. Ubusa se gute? Umuntu gusa mugiye gura atumye wambare kandi wari kuzokwambara muri Maria Jacques. Ubwo ndera ko nisize. Mane yanjye. Mane urasa neza bro. Abura mungu yakuvuga amahoro. Nyine mfite amatwi akusikuna ariko nyereka ifoto yiwe. Sivyo ngo ndakubereka ntagaranyereza ifoto yiwe. Nanjye tuvugana kuri video ko gutya agerekana hano ngo ndamubona amaso kumaza. Sha bijaho ariko nyine ntabwo nakubwira ngo ninde cyangwa ni mubi. Reka tuvugana kuri video ko ntabwo muzi nayo. Ahubwo we mbwira Use basi urasa neza nyine. Mana yanje. Shiramo neza inyuma ariko uzokoreze neza. Ndabigenze gute kandi mana yanje kwera wawe bashe no. Impossible ndanice gute. Uyu ugomba kucara kuno. Kuno. Kazuramura kuno. Kabamiye. Cyangwa kumujyamo. Atazi. Okay, uraza kugenda uzane akawine umeze kirahuri. Shira muzima hano cheers kurti. Bana ngajya nsoma kati. Uzira murago aho murago gishogo gahoro gahoro. Turatwenga. Turi gugu mu buzima bwacu. Tamatsike ku muntu ntago wabyumva. Oya uraje mu bana mu amagabo matana geze. Kujya atavuga na uzimuco zose namuhamagaye. Ariko ngira ngo ndi mu nzira makuza nte mu buzima bwacu. Nanje ngenda ndereshere. Nibagiwe. Genda wite mana genda wite parfum ntuyimaremo. Nana ntumaremo parfum bro. Wisiga dukeye. Wisiga gake uraba yayindi nyene yayindi igumi kumotako. Mana yanje umushese je ndotabonye agidana ndamurabe ko yeye. Washushe. Ni karibu. Nonese. Muraho. Ibiki kuri hano? Anga ntago yo kwanana. Yego. Yego wagira ngo? Oya nuko nabazaga niba we ariko ko namushaka. Yego niyo. Wamurira nko. Koreko. Nyanguje kurabana. Benshi kurebana. Hari wabo urimo se mumundebere. Ari yakwemereye kuguha. Kwanaganira. Nana. Hari ikiro namushakiraga. Nana? Ngwa hano. Ako sinakuye ko dufite bwo urashaka. Aha. Hano hari undi muntu akurindira sinzi ibintu wamwemereye. Singiye guha amafaranga wamuhaye. Yega no kuganira cyaba ari ingenzi. Singora. Ako we kucyo mpamagaye nagura kuvuga ko mfite ndi mushyi. Darambwiye ngaragukeneye kandi byihutirwa ngo mu mufitanye gahunda. Nje nawe se? Kwiyame. Nje nawe tugera Ngiye kwemerera bigwe. Ngera kuvuga ko mfite umushyitsi kandi w'ingenzi. Nawe rero ujya utangiye koresha umutwe kandi ngiye guhindura n'imisatsi. Mambo. Yo ubuzima ndaburambuye pe. Babara dutandukanye. Singiki. Babara dutandukanye. Jewe ndambiwe kubora buri munsi ko nca ku bantu bavuga ngo ndi umusore w'amabwa w'amafutu uri aho ngaho ukundana n'umukobwa mwiza ufite amafaranga ufite imodoka ngenda nirirwa ngenda gutyo. Yego nje ndabizi urankunda ariko ikibazo ni kimwe. Uzibona abantu ducamo amagambo bavuga. Induci yanga ni patina twabona Nyambo. Yewe dore niyo nanjye nabana nayicaye bavuga ati wicaye mu modoka y'umukobwa mukundana n'ubundi nta gaciro mba mfite mu maso y'abo bantu. Tutitaye ku mpamvu yanjye nawe iduhuza y'urukundo ariko nanone tubanze turebe ngo bano bantu bari hanze barabifata bate. Nzikamuzi ni ryari ubundi mu buzima bwawe kuva aho wabereyeho abantu batavuze. Ego nje ndabyumva nyine ntagiye abantu batazavuga
ariko ikibazo ni kimwe nyamborega nawe kuri urakuzi nuko wirengagiza none se nkubaze ubundi nidutandukana ukita kuri abo bantu ngo bagenda bavuga ngo bavuze ubundi iyo modoka bagiye kuyikugurira cyangwa ayo mafaranga bagiye kuyaguha ese nawe ushyira mu gaciro yego reka nirengagiza abandi undi uretse kuvuga ngo urukundo undi nkurikiye iki ntiwagira n'ikibazo cy'ibihumbi 10 ngo ngikemure yego aka kanya ndakubwira n'inzu bagiye kunsohoramo umbwira ati ntacyo nongeranye kwishyurira ese ndi umusore nkabakingiye mvugubwire shiri ayo gusa ariko n'ubundi uri buntereza impamvu ziri butume ntacika intege ariko njyewe ndagukunda ndagukunda kandi urukundo ngukunda nagukunze n'ubundi mbizi ko iyo modoka utayifite mbizi ko udafite amafaranga ya mirenge byose nari mbizi kandi ikindi ngiye ntabwo urukundo rwanjye rwaje rufite ikintu rushingiyeho ngo ngiye ngo nkeneye kugukuraho nise nyambo we n'inshuti zawe zikubwiye ngo urabura mungu mukundana musore w'amabwa ko byinshi njye baranabinyibwirira musore udashinga hano hanze hari abasore bandi bafite amafaranga bafite ubuzima bwubakitse bafite amazu ukwiranye nabo nyine uva ku giti tora abantu ego nanjye birambabaza nka nabo nyine mu buzima bwanjye kandi ikindi naje njyewe namye gukundana nawe abo bose mbabona barananerese nabonye neye njye nkeneye urukundo rwawe rwonyine ikindi kandi masoka muri iyi rutabo kuzana mu bifuro bayo Ndakuze ngo nde yakira sheri wawe kunukana rero sinena nabonye kari kunuka rero uvuze ngo wewe ni wowe watumye nirwa niko ndakoropino nzumanagura inzu burakanya ni bidasanzwe nkoze nyine sheri wanjye nyambwira nawe uyu kuva ajya mukundana ni ubwa mbere umbonye njye rero turaziranye nana ukundana n'uwo muhungu njye rero turaziranye genda mujane asa wanjye mutagaruka muri iyi ukundana n'uyu njye rero turaziranye hama wari urindiriye ese shirwa n'irengagije ibihe byiza twagiranye byose bihindeze niyo twavuganaga ibihe byiza byose twagiranye bihindeze amafaranga yawe n'ibyo aba yarabiriye ariko rwose ntabwo nari nzi ko abyumva nana sikunda bitaho ntomoresha neza bitomore barabivuze rubanda muhimba vuba nibiki uvuze ngo rubanda muhimba vuba ata nana koko indira gato sheri niyo wanyirengagiza wa mwana afite sheri wande bundi we sheri wande wowe sheri wande akurikwara n'uyu mwana wowe umwana ngana kuno no mukumura hari bazona gufunga bakorora umwana mbwira ni wowe ukundana n'uyu wa mwana uragera mu gihe cyo gukundana wowe okay mugeretsa no kunyita umwana ese base umwana ugira ubwo bwanwa baho hari usanga bakuriye mu nda ya mama kuya ntabwo ndabyumva nakuri ko njye ntegereje umushyitsi wanjye w'imena ugiye kuza kundi niteguye umunsi wose n'amahoro nayabuze mbese ngiye aka kanya mpindeze fukama murehe none hari ibyo wewe akanya basumpindeze madashobora no kwicarika no mu ntebe akanya basumpindeze umva wowe usanga uri n'umuzimu we ntabwo uri umuntu njya mbere tubonye umuntu angana nkawe yakutwegera ntiwongere kunyegera cyangwa nzana ipantaro genda cyangwa tuzane ibintu tugusukeho njye nawe turaziranye njyewe akura nawe utwarira na kano kana ese wabaye iki uhindutse ryari ese nuko iminsi ihindura abantu mbabwira ntabwo nari nzi ko nawe wamera gutyo wakane usohoka nimba nanjye waruje kureba akaba ari njye wakuvanye iwawe ukaza kundeba umuryango ngo kandi natinda ndakwereka icyo bita ikibo nana icyo kiraka kimpereze nkimereze ndakora kundi agasohora hewe genda ukuntu ugangana hasho genda hoshwaga kuri we
Anteye umwaka ubuzima bwose ngewe ndabirahiriye. Urahiriye iki nano? Ko ndakubonye nawe. Kandi bagiye mu buzima bwanjye. Ndakubonye ntumbonye. Oya pa yana tubisubiremo ndakubonye ntumbonye. Amafaranga we. Ndakubonye ntumbonye. Ushaka kunda n'umwana ngana nko kujya kubereka taruzana imyaka yiye. Na 10 n'ingafisi n'imyaka 8 cyangwa 5. Amafaranga urayazi cyangwa ntabwo Oya yazi. hoshigenda. Teniwe navunitse umugongo ndiko ndakoropa inzu je navunaguritse. Kubera kare kare kagiye kuraba kandi wari umutse ko nari kurivugisha. Kuri kwimana je ntabwo nari muzi. Ubona mberewe. Nje kwitera parufe yanje ugende yisubiza aho wayikuye. N'undi yarasinze gukoreza amahera. Ndiko byumugabo wanjye. Tugombonye. ese undi gute wakubwira ngo nta mafaranga ufite ukabyemera njye nawe turakundana turi umuntu umwe ibyanjye n'ibyawe byose mfite n'ibyawe nisi urukundo rwacu si ruganisha ko tugomba kubana se nyambo banda ko ngize imana ko kanya ufite akazi keza ibaze nk'ubugize urabizi ko nyine ubuzima ariko bigenda wanarwara nakurwaza wagira ikibazo gishobora gutuma ufata nk'amezi nk'atanu udakora nagufasha iki ako ngiye amafaranga narasevinze ku niyo nani icyo rero nicyo kintu cya mbere kinjemo cyo kumva ko mu buzima bwawe nta rundi ruhare na rumwe mfite uretse kugukunda icyo kintu wumva nyine nicyo kintu cy'ingenzi mfata ayo mafaranga sinyashyira kuri konti yawe basi kugira ngo wumve ko ari ayawe ego siti n'ubundi amafaranga mumbizi ko ari ayawe ese undi amafaranga n'urukundo bihuriye hehe bitandukanye yese nta hantu urukundo n'amafaranga bihuriye abuzwe ubushize umereza imodoka yango ngiye kuyogeshuza amagambo bambwiriye mu kinamba ese undi kuki uyitaho erega ndi umuntu ase kuki udashaka ko nge nita ku bintu abantu bambwira nakubwiye ngo nta na rimwe abantu batazavuga kandi guwanze kuvuga yahezwe mu nda ya nyina even niyo waba uyifite udatekereza ko batavuga ibaze umunamba ifata mbwire ugende ubwire uriya mukobwa nyiri imodoka ngo amapine yashaje ntiyanabibwengeye kandi abona ko ari njye wazanye imodoka uza agahenda mba mfite nyambo wenda wihangane nanjye ntabwo nshaka kukubura ariko ndumva nawe ubitekerezeho wimbwira ikintu cyo gutandukana nawe mbabara nanjye ndakwinginze ndagukunda pe cyane n'umutima wanjye wose yego ndumva nta nubwo nabaho nagufite ariko nanone dishije wagerageje ukanyumva none se ubundi kankubaze abo bantu bose bari kuza bakakubwira amagambo atandukanye ninde muri bo uzi uburyo twahuye n'indi uzi mu uburyo twakundanyemo nise ubundi barabigukorera ibyo ngibyo nugenda ngaho ugiye gutandukana nanjye abo bantu bari kukubwira amagambo ninde n'umuntu uri bugufashe muri bo sweetheart ninde uzamenya se ubundi ko muri twe hari turitishimye wagerageje wowe ugatekereza ku byishimo byawe ugatekereza ku giti cyawe ukareka kwita ku bandi bantu shiri please nimbura wese nonese boss ko nshimye tugiye kugenda ndagenda nta kintu kigiye umugore iki se kandi ko tugiye kugenda mu rugendo rwa kure aho nurashaka amafaranga kandi madame ariko mamagara ariko se reka manze nkubaze hari igihe ntaguha amafaranga urayamba ejo naguye amafaranga ngahe 30,000 yego ejo naguye andi mafaranga buri gihe icyo byo byose ni amafaranga nese boss ko nese banza gukemura ikibazo cy'inzu wenda nubwo ntabikubwiye ubu ndagenda madame nta kintu musigi nese bararya gute buri gihe kuri untege ibya madamu nagaruka kubigutega umugabo wese wubatse arabizi erega kumbwira ngo umugabo wubatse urumva ni ukuvuga ngo ayo mafaranga sinzi ntabwo nzi ibintu bumbwira buri gihe ngo amafaranga erega boss amafaranga uba yamaze cyangwa bajyanye kunywa inuza amasigara n'inzoga n'ibiki ntago ari ukunywa boss madamu wanjye ageze igihe akeneye amafaranga cyane kubera ko muri iyi minsi hari akantu yafashe k'ikibina arimo aragenda yishyura gake gake rero birakenewe rwose mumfashe ihangano mpe make ngira ukuntu nahitsigamo ikintu tuze no kubasha kurya nijoro okay katurebe wenda niba ari make nabo ariko nawe ujye wisubiraho rwose boss urabizi ntabwo nkunda kubikora ahubwo hari igihe bibaho nyine akira waye 40,000 ubyumva neza 3 4 5 6 7 8 ese boss unyuzuriza 50
nayo nyakwake se kandi ntego mba gutanga 3 na 5 nese ndasigana 5 oya jana yo winesha umutwe bose wakihanganye koko oya no kuvuga ngo ayo nagwaye no yarahari ngaba hari yamuzaya ikintu ushaka miryo cumu zari nkati zana bo ngubwo ayo ngana nayo wayanze Allo nese wakihusa ubwo mugugezeho widutinza tugiye guhaguruka amasa yagiye simbuka boss ashaka kwihuta cyane ibyo byamu ibyo by'abagore byo kwisiga ibyo bigiye kwisiga ibyo birungo n'ibyiki ihute washyano we ariko boss no kuryo 10 nahindike wenda no gutari kubyumva ariko uramutse urikiza byagicyuna byangombora n'ukuri yafite kuri phone se boss no kuvuga ko amafaranga nagwata guhagije ese boss ntacyo udakoze ariko nawe ushyira mu gaciro ayo mafaranga arahagije ntandi mafaranga ugomba kubinka ubwo nabyanze kandi ntandi mafaranga nubwo turanshavurerega ntawe ubutinze ubibonye buryo nose kanze niteguye kweli suza boss ari heza suza arimo kabiri ariko meze neza boss uyu niwe boss wawe no boss wawe boss wanjye ni kubera iki ntushavure just ndabirimo ushatse ni iki kira ntabwo ari byo nabiteye ni ibiki se byabaye ni ubwa mbere waba mbonye ahantu twatuziranye se ntabwo nyibuka oya ntabwo tuziranye ubu ngubu nta hantu waba warigeze kuba waba warambaye cyangwa se waranyumvishije indwara yo kwibagirwa ari ibintu utari kunsobanurira mbese ni hehe muzima kimanza kubinshiraho ko je nta hantu namwe ndamuzi boss usanzwe umuzi wowe babona tutagiye kure kuvuga ngo genda muzi ndemera mubona si kuri kwihisha meze nzi kuri we boss wawe nese umuzi he handi niba atari we boss wawe nyine kinagize kuno ndamubona nyine yari yagiye guteretanana wiki na nyine namukura amasano avuga ngo ibintu nk'ibyo byose ramwana reka wenda mbigusobanuye neza boss wa Teresa Berser ni njye ahoroze nijye wateretaga nana uretse ko nyine hajemo kuza nk'akantu ibintu ntibyagenda neza ubwo nawe barashwanye ariko ibyo ngibyo nta kibazo rwose yo gushwana ntari kubera ko n'ubundi baravuga ngo isuku y'umuganiriza ibintu bikagenda neza uteje sinari ndamuzi ese ntabwo mushobora kureba kuri mukabona ko ibintu bikenewe kandi njye nabona adakeneye ese ubonana niyibujije amahirwe nta gutongana kundi buriya abanyarwanda baravuga ngo ikitarabuze mu rutoki ni amakoma kereka wenda ikoma ritatobotse wajya uvuga gake wakibona ukivuga uramutse uvuze gake wabiki shyira amafaranga akuburitse umugabo ntugakunda amafaranga ariko bye boss wihangane niba ari uko byagenze kobwa b'iyi minsi basigaye baza nta mitima bafite ni ukuvuga ngo ukuntu bimeze buriya uyu mukobwa agiye haza abandi tuba dufite stress z'akazi ntabwo twazivanga n'ibyo ngibyo by'inkumi ariko vuba ndagushaka ikindi cyane uzajya wirira ni ukuri kabiri ahubwo gira vuba tugende kubera ko gira umfashe vuba tugende amasaha yakugenda Sheri reka kunywa inzoga Sheri
Shakunda abana b'umwuga. Shira ino nzoga yitwa gute? Lion Heart. Shusha kwigira intare muri iyi. Mereza se. Gore umunyamafuti gusa mereza. Cina gute? Mereza hano. Akiriye. Inzoga zizona kwica je nabikubarira. Ariko nzabanza nkwice mbere uko zinyica. Hani soni. Nase je ubonye. Ariko ubundi ubuntu utekereza. Igo. Ndiyumvira nyene. Iyi nzoga niriko iratuma ubona yuko je ntiyumvira. Genda abagore nta bwenge mugira. Ngo ngwiki? Kugira ngo ntago mutekereza. Aho ubwenge bwose mfise je kwanda gutekera buri munsi ugasanga nashashwe igitanda uravuga je nta bwenge mfise je. Yo amadeni mfite y'inzu. Wibaje ibintu byose bagiye banke tujya gusinya. Gusa wasinye ibyo utazi. Nenge ndagushika n'akaguru kanje rero kugira ngo turi watekereje amakosa mwirwa musano we na murumuna wawe karibu ko ari kintu kimwe muzakuramo. Ariko ngushaka nabona gura akobwa kazima munaye ndashatse ngo ngiye gusaza neza. Nuko ndaza nicaye. Ariko mwagiye mureba kuri. None ushaje wimwera ngo niba ari za Lion Heart aho dasaje. Wanywe hose ukumva cyane nawe ngo. Nanzoga nshaka. Haniso. Ubu hageze nawe utangura kunywesha n'amayoga. Shoboye kuryama gusa cyo koza nta kindi. Cyenda ari ugarame uryame bagusuke bagucira inzara. Nawe uze ngo abaye umugore hano. Tangura unyurire nyine. Ko nywesha amafaranga y'uwa. Byacyo ririhe? Irihe shana. Nana. Umuhamagare. Nana. Tuwange umutima wubaza. Nana. Nana. Tumbuka muri cyo cyumbu za Rose Vavo. Umwicurumba muhamagaye. Shirye ni mutoya wanje. Ariko arabizi ko tumucumbike cyangwa azi ko anariwe. Urumva nkuba bimenye ibyo bintu. Kwera tuca taha muri. Murageze mu myaka yo gushaka yitwa ryamye. Nana vayo hano nawe nyene. Fatuma wanansomera bambwira nabi. Ofre ni wowe. Tukaza Kwera muri kumumagara nabi. Umva kuri iyo myumbati hano ku izuba ryarenze. Icara. Sigaye ni cyane ko ndatukwa kubera wowe. Ariko uratekereza. Igo. Ndise nabakoze. Nise kunuka utukonyene. Ntabwo ndi kuvugana nawe. Ugire bejo bazaza ukabo. Se Bofre ko nta kibazo kimwe dufitanye. Ko nta nari niryamye nta kibazo kimwe mfite. Uri kunukira ikiri kumwe. Hanyuma ubwo bukabutura bugufi rwo wambaye amaguru zayerekana. Hani soni urajya kubenga abantu. Urabenga abagabo bazima suzashaka nawe. Bofre ugije umugabo ndamwanga. Sivye kwanda kubari. Uyizo nshakira umugabo kanganga uyu n'umugabo wawe ndamwanga. We ntago wanze boss wanjye. Boss wawe? Jewe? Namuna mutana musore mfite untereta ntarubwo nigera namwigera pe. We ntago wabenze, ntago wanze Kevin. Namuhaye. Ahubwo yaramwansi. Urazi ko namusohoye nabi. Nose Bofre n'umugabo wari unzaniye. Ukira umugomeze ute? Ukira umugomeze ute? Washaka ababengerana bambaye zahabu. Nawe nabwo watumye mwanga. Ntabwo ari bambwiye ngo asa nk'ikimonyo. Ntabyo bimonyo navuze. Ariko ugezaho usiga ujya gusibya boss wanjye umpemba ubizi neza ko aratumye. Jewe peri. Ubu se amaganya dufite muri iyi nzu kwa iyi nzu kuba iri muri credit je sindabizi. Hanyuma ayuko kwezi nzatanganya ko hehe. Sivyo ariko ndakabarira. Ntazi nakubwiye wowe. Jewe. Nawe mwumfatira uriya mugabo ni mwiza tunafise fresh ari wewe. Bite bahora baguhamagara. Cyakora mwiza. Nini ndiguhamagara. Kuki ariko mumeze gute? Gandebera nk'izimwa ngo ba Eric nabandi. Wagira abagabo ari serio kabari buvugisha. Nanjye byo mubarira nanjye. Serio se ko bijyanye n'iki? Kamubwira umukobwa we. Ntago biwanye kujya unsubiza gutyo ujye ubwira murumuna wawe yawe n'ukuntu yitwara imbere yanjye. Nimwe no gushaka abagabo bazima va kurara usakuriza abantu kuri telefone w'amagara. Bofre reka rero nkubwire. Uriya mugabo we rwose ntabwo byakunda. Ukene umugabo umeze ute? Umugabo wanje sikavuga. Basi twenda kuri cyangwa wenda ukene umugabo umeze ute nyine wabisobanura. Yanda kwaje kwanza mbere na mbere umugabo wanje sikavuga nawe ukamuvugiramo. Byakunaniye kujya gushaka biwawe urugura basunura ubirukana n'umugabo wanje sikavuga nawe ukavuga. Ndakurambiwe. Kuki umeze gutyo? Ndakurambiwe. Piri kuki umeze nyine gutyo kuryo wumva wangambane. Nagare wamusoye hasi. Ako uyu mukobwa ni muzima we. Nivyo nako ndavuga. Ako umwana muvukana kwa byeyi bombi. Cyangwa avutse kuri nyoko gusa ntago muhuje so. Tangira unyihakana nta kibazo. Ubuse kwa ko ndi mu byago niyo mpamvu wanyihakana. Uva mubwirana ntago ndi kukwinginga bibe n'ubwa nyuma. Yenda ushake Kevin mukundane vuba vuba. Uri kumva? Bofre ntabwo ibyo byakunda. Nana. Byumva mugabo. Shaka ndakubarira gute? Boss wewe aramukorera kandi nimwakundana no tuzobasha kwishura ino credit turimo. Sivyo? Ese ko bari boss nibyo bigiye gutuma ngiye ngurishwa nka Yezu. None umuryango w'iwanyu
uyu muryango wiwanyu hari mubera ibicucu uyu ni ibyawe ibyo bikura kuri papa wanyu iyi ni papa wanyu kure ibitekerezo hanyuma ko adafata umwanzuro mba ntushaka kuvuga papa mvuge nde uziga ntunga intoki wowe nagusubiza iwanyu kwissuka ugasubira guhinga ariko bofre ndakwinginze fata umwanzuro wishyiremo kuri ari umugabo ugukwiriye uri kumva umugabo ari umugabo umwiriye yego umugabo ni amafaranga umugabo usuburebure si iki umugabo ni amafaranga ariko se amafaranga ko ashakishwa amafaranga ko nzarashaka nkanayabona gute umwansuzugurira uzashaka kuyabone gute nivyo nakunda kubarira nyene umutega ki ahubwo ubona ukuntu ari kwigira ngenzo namwici nta kibazo uri gomba ibumini byo kureba umusore fupi ndamwemeye fupi ndamwemeye fupi ninde nta kibazo nyine fupi ndamwemeye ubaha boss wanjye uri kumva n'ikindi gihe akongere ko nanubwo nanamwemeye umva nkubwira umukobwa fupi ni wamwemeye nawe uri fupi niba uri utamushaka twereke uwawe nyine umuza arajye muryango wacu tumenye ngo wamuzanye ryari uzamuhamagara ryari ninde muntu wamwemera ameze gutya ariko araguhenda emera atajura umufupi umva ariko amahera yinjire muri uri mukuru uze ejo hazaza hawe hagomba gushingira ukuntu akanya uri kwitwara hitamo neza reka nanjye ngo ntabwo nashakanye na mukuru ko ariko dukunda nanjye ijya mugabo naye sinamushaka twabanye kuko abona ko ndi umugabo byibuze uri kureba ejo hazaza hiwe yankunze nyuma sherije mugabo naye sinamushaka hanyuma rero ngiye muri business izanye ngaba nanjye mbijemo ntabwo ari business ni urukundo n'amarangamutima wikoresha amaguru utajya kuvuga ngo nta rukundo rwarimo ni business none kano kanya utangiye kubihindura mbwira mugore we nose ntego yari ngewe siba fata muri umuntu wamujyane mu cyumba buganirize uramuka utemeye uriya mugabo cyangwa utwereke undi uzazana hano uhite ufata ibikapu byawe utamvire mu rugo mugiye kunyigisha inzoga mwebwe kujya ntananywe inzoga tambuka se vuba ngo tugende we meta natuvuye mutsindagiremo nisuri buri kanya ndayirirwa nkwarayo ni hati nta kindi kintu umuntu ashobora gukora cyakoze iyo ntaza kuba mfitiye inzoga ntabwo mwemera nana batugenda ariko uramwemera nyine natamwemera musohoka wita ufata amavarisi nawe njya nawe bino biyoga bizonakuriye shyira no rani hati shyira tereka hano tereka nenge kuyinywa hakiri cyane mereza hano umugore nawe witubwira gukorezeho rose si byaravuze ntabwo ni uko yahise aseka kuvuga gake murezaho mana yanjye ndakubwira gute murezaho urucaca gakoze neza bakoze neza kuriya ndaguterura ntusakurira cyane kugira ngo ukunda muteruye uvuze sheri wande naba nuko ntareba